Ikindi kintu ngira ngo nsaba abantu ngende umunyabiraka akazi mfite kari fixed ni kamwe ariko anytime ko mbyutse ngenda mbona ahantu henshi hagiye hatandukanye utuzi kandi ni natwo tuntunze. Nimba ushaka kubyuka ukavuga ngo meya ngiye kumukorera kino kintu, meya ngo ntabwo uri guhemukira njye, uri guhemukira umwana wanjye, uri guhemukira famiye yanjye, uri guhemukira n'abandi bantu benshi batari ngombwa ko mvugira hano kuko hari abantu mbizi neza ko babayeho kubera njyewe. So rero ujye ubanza uvuga ati Muyango ntago ari wenyine ndi guhemukira abantu benshi. Ntago biba ari ngombwa ko umuntu azanunga ababwira ukuntu abayeho, ibyo akora kugira ngo abeho, ko asavayivinga, inshuro umuntu arwara umutwe, inshuro umuntu arwara umugongo ararahagaza akicara ashakisha. You get? So rero nujya kwataka Muyango menya ngo hari undi muntu uri murahemukira. Abanyarwandakazi ndabizi ko abantu bose murashaka kumenya niki cyabaye kuri Muyango na Kimenyi. So Muyango na Kimenyi ni kapo mwese mwari muzi ku buryo n'abana batoya bajyaga bavuga ati nidukura turashaka kuzamera nka Muyango na Kimenyi. Abanyarwandakazi, Muyango na Kimenyi baracyari kumwe mubiri mu wundi. Iyo nkubwiye mubiri mu wundi ngira ngo uhita wumva ibyari byo. Ariko hagati aho ngaho abantu barashaka kumenya ati kubera iki Muyango yari yarakuyeho amafoto byose, uretse kuba ngubu yayasubijeho ko yayumvisha amagambo ari benshi. Ariko Muyango ni umukobwa yakoraga akazi k'ubuhosti, ariko mwese muri muravuga ati Muyango host muvugiraho utugambo, mwavugiragaho utugambo twinshi ku guhostinga kwa Muyango. Ariko rero ndashaka ko ubu umuntu ukuze utekereza uvuga ati ubu host bwa Muyango ashobora kubukora kugeza ubwo yageze imyaka 40. Of course no. Aba host mu bamushaka ibyana bikiri ibyuki bitoya bisa nka Muyango, ariko Muyango abagomba kumenya ko ari umugore w'umuntu adashobora gukora ku kazi afite imyaka 40. Ariko nanone at the same time bamubizi ko Kimenyi ntabwo ari umuntu nawe uzakina umupira kugeza ubwo afite imyaka 40 ugiye kureba n'amavubi yakiniraga nayo ati no kubivamo no kubisiza byose bivuru ni kimwe n'ubundi byari byarabananiye amavubi. Kimenyi vayo wicare. So aba bantu babiri bari barumvikanye baravuga ati gihe nikigera tuzihitiramo dukore business yacu. So igihe cyageze, igihe niki Kimenyi kuva aruzinza akazi bahise bahitamo ko nicyo gihe bagiye gukoresha kugira ngo bakore business yabo. So as we are talking abantu bari bazi ko Muyango ahostinga iyi weekend niyo ya nyuma kubona Muyango ahostinze. Gusa Muyango nakubwiye ubwo se tuzaguha miliyoni 10 wange kongera guhostinga, reka no kuvuga ko ariyo weekend ya nyuma. Ariko at the same time bari bafite n'imigambi we n'umugabo we ko bazatangira business. Igihe nticyari bwagere ariko igihe cyageze. Ubu Muyango na Kimenyi, Muyango umupira yawusezeriye, Kimenyi umupira yawusezeriye, and then Muyango nawe yasezeriye ku buhosti, ubu bagiye muri business. Reason yari yakuyeho amafoto cause bateguraga ko business yabo bazatangira kuyamamariza kuri page za Muyango. So Muyango atangira gukuraho ibintu kugira ngo business itangire kuri iyo page. Ariko kubera ubugambo bwanyu mwatumye n'amafoto ayasubizaho. Muyango ndashaka kukubwira ubu bugambo ntukazajya ubwumva, si n'igihe umaze muri social media nge nakabaye nzi kuri ibi bintu bitakigukanga. Ariko Abanyarwandakazi mu ncamake like ntarondogoye abari bishimye ko Muyango na Kimenyi batandukanye. Daddy, mommy, uncle never bari kumwe. They are going to stand here until you guys get tired. Na hanu bagiye. Kereka Muyango wambeshe. Muyango kereka niba wambeshe, dore ko nawe abantu b'i Kigali sinzi ukuntu ako Muyango ni yambeshe. Muyango sha nakwanga sha umuya. Nakwanga. Nibyo.